Yago ni musaza wanjye Gahongayire akaba mama wacu yarabanje amicumi ryo kurarira icyo gihe bari banyibye mu Diaspora bananjye nasaze iyo mpamvu ndi kuvuma umuntu wese uhagaze mu bintu bya Yago nkavuga ni Imana ishobora byose Mana iri mu gihugu cyo mwijuru warahagurukije uhagurutsa Mose uramubwira ngo najye gukura ubwoko bwawe muri Egiputa kwa Farawo urangije ukunkumura abanyegiputa mu nyanja itukura kubera ko ari cyo wavuze ku bwoko bwawe umuntu wese uhagaze mu bintu bya Yago akabihagararamo akamutangiza umwaka nabi ndamuvumye mu izina rya Yesu nazabona ubwiza bw'Imana kandi Imana izaba Imana yonyine yo mu gihugu cyo mwijuru izaba ari ivangavanga ibintu bye nkuko yavangavanze ibintu bya musaza wanjye no kuri kw'Imana nazabona ineza y'Imana umuntu utifuza kundi yatamira ngo kore ku muntu ariko reka ngubwire Rosette uzo umuntu usiribanga ibintu umuntu yaruhiye akabihagararamo agakora akiwicyuye akagira gutya agafasha abakene yarangiza umunota umwe nko guhuma yarangiza umuntu wasibye ibiganiro nahagazemo simategara ibaze ko kitiki akabisiba barampaye matura n'ukuri kw'Imana bavuga ati nimubishyire kuri ibi biganiro niba n'umukecuru njye mbireba yarangiza akagenda akabihanagura koko naramuvumye nagiye kanyara iminsi 3 ndi gusengera umuntu watumye Yago n'ukuri kw'Imana bamuhagarikira cana kusimategara nakupenda tukaraya tukabana mukaraya tukaraya tukajaganyurana umusore uzi neza yuko nazamuye akandeba mu maguru nabyandike muri comment mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba One Fox TV show mazina yanjye nitwa Rosette Roxy twicaye Classic Hotel murabona na ahantu heza cyane hari amahumbezi ushobora kwasohokana n'umukunzi wawe hari icyo kurya cyiza kiryoshye nakubwira ngo gana Classic Hotel baguhe service nziza wifuza uyu munsi nakiriye icyamamare kazi Gihozo smart girl agiho ni wane ameze neza umeze neza urakomeye cyane umeze neza ndabona wambaye neza cyane yo merci nibisanzwe wow watangiye umwaka neza se yo buryo umuntu atangiye umwaka ahumeka ari muzima no gushimira Imana nubwo ibindi bya bitagenda neza ntago ibintu byose 100% biba bimeze neza yego ariko kuba duhumeka turashimira Imana yego urasa neza wambaye neza mbese wateguye ni wane yo merci beaucoup Gihozo rero tugiye kwiganirira nyine tugiye kwiganirira mbere ya byose nashaka kubaza ubundi smart girl byaturutse kuki smart girl sewe nago ndeba nawe uri kundeba ariko nawe urabireba wahita wibwira bya smart nuko usa neza umeze neza agira umuntu kavuga ati muntu ni smart n'abantu barimbatije riramfata so ndarikurana kubera akabyiniro no kwiga secondaire banyeshuri kubera no kwa byango subire base kubyango mbese niho bakuye izina smart girl cyane no kugira gahunda ushobora kwambara neza ariko muri mind itameze neza ujagara mind yawe nayo iri smart byataye ubahiriza igihe neza time wow mbega byiza cyane Giho ubarizwa he usengera he ariko rero byo kuvuga ngo barizwa mu mudugudu w'abizera abizera b'umwami abahamya b'ubugingo wowe no mudugudu mbarizwamo muri etorero itorero ni irya Kristo ni umuntu wese wemera Kristo wavutse bwa kabiri yego wabyawe n'amazi n'umwuka wera akavuka ku bwa kabiri iryo ni ryo torero rya Kristo ubwo nanjye mbarizwa muri iryo torero kuko nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye wabatijwe mu mazi menshi yego ninde muntu wagufashije mu gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza rero Yesu yagusanze akakugenderera kuko yagendereye umugabo witwa Zakayo amaze kugenderera umugabo witwa Zakayo namubwira ngo uyu munsi ndarari wawe Yesu yaje wawe arakwemeza yego ahubwo avuga ngo ninde muntu mbese wagukuruye ubona ufatiraho nk'ikitegerezo Narine Gahongayire
Wow. Gute se bigenze gute? N'umumama ukijijwe kandi usenga, utanga inama, yego. Akaba na mama wanjye. Mama wawe mu buhe buryo nibwo dushaka kumenya? Ni mama smart girl. Ni mama smart girl mu buhe buryo? Tubwira ati Gahongayire ni mama wanjye muri ubu buzima. Ura rero umuntu ugwaye ubuzima urya muri iyi si so umubyara kubyara. Ariko burya n'uburere buba bukenewe sibyo n'imico myiza. Gahongayire ni umuntu unkurikirana umfasha mu buzima bwanjye bwose. Hamwe na Yago. Yego. Yago ni musaza wanjye, Gahongayire akaba mama wacu. Yego. Uvuze Yago se we aje mate kandi. Musaza wanjye. Mu buhe buryo? Yago ni musaza wanjye ku buryo bwose. Ako Yago narumvise ngo yaguhaye telefone. Ndavugura urukundo rw'Imana yadukunze ikadupfira, yadukunze tutarabaho, na n'ubu twe turayihamya. Tuvuga ibyiza yadukoreye, n'abatabizi tubibabwire. Abantu bose amenye ko Imana igira neza. Imana igira neza no kuri Rosette. Imana igira neza nzaniye Aline Gahongayire mu buzima mukeneye. Nzaniye na Yago musaza wanjye yaguriye flat. Yo rutembekire uzi flat yamaye Yago. Baba we doni touch ni Yago wayiguze. Wayimaye rwose wayiguze. Mana yanjye yabanje amicumi ryo kurarira icyo gihe bari banyibye mu Diaspora. Mana yanjye nasaze. Nasaze baba we nabona bataye umutwe. Wewe akoreka mbabwire reka nkone marinette. Yego. Uziko ese vuguta nta muvuba n'ukuri kuri Imana. Akwazishyirano hejuru we mwihanga. Hejuru nta kibazo. Ese vuguta nta muvuba ari igihe umuntu agera mu kibazo. Akumva yuko baba we akumva ko isi irangiye. Icyo gihe rero nibwo yahise nzanira Yago ambera musaza wanjye, inzana na Aline Gahongayire aba mama wanjye. N'ukuri ko Imana ndanyuzwe. Ndanyuzwe ku bwabo. Biragaragara. Bagize neza. N'ukuri ko Imana. Iyo mpamvu ndi kuvuma umuntu wese uhagaze mu bintu bya Yago. Nkavuga ni Imana ishobora byose. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Warahagurukije uhagurutsa Mose, uramubwira ngo najye gukura ubwoko bwawe muri Egiputa kwa Farawo. Urangije ukunkumura abanyegiputa mu nyanja itukura kubera ko ari cyo wavuze ku bwoko bwa umuntu wese uhagaze mu bintu bya Yago akabihagararamo akamutangiza umwaka nabi. Ndamuvumye mu izina rya Yesu nazabona ubwiza bw'Imana. Kandi Imana yonyine yo mu gihugu cyo mu ijuru izaba ari ivangavanga ibintu bye nkuko yavangavanze ibintu bya musaza wanjye. N'ukuri ko Imana nazabona ineza y'Imana. Umuntu utifuza kundi yatamira ngo akore ku muntu. Ariko reka ngubwire Rosette, uzi umuntu usiribanga ibintu umuntu yaruhiye akabihagararamo agakora akiyuye akagira gutya agafasha abakene. Yarangiza umunota umwe nko guhuma yarangiza umuntu wasibye ibiganiro nahagazemo simategara. Ibaze ko kibazo akabisiba amaye matura n'ukuri ko Imana bagnavuga ati nimubishyire kuri ibi biganiro. Niba n'umukecuru njye mbireba yarangiza akagenda akabihanagura koko uwo muntu afite abasiba. Arabafite. Baba uwo muntu afite nyabingi. Baba we ahantu bamereye furati bakamera rutema ikirere boyingi ari yitaje mfite. Baba we boyingi yarangiza umuntu akabihanagura akajya muri ibyo bintu akabihagara. Naramuvumye nagiye Kanyaramba iminsi 3 ndi gusengera umuntu watumye Yago. N'ukuri ko Imana yamuhagarikira cana. Uwari we wese nitumuza ariko Uwiteka namuzi. N'ukuri ko Imana uyu muntu ntazabonera umugisha nawe Imana izamukurikirane. N'ukuri kandi abantu bose babihagazemo Imana izatatanye inama za mu izina rya Yesu. Ngende umunyamasengesho Rosette. Ndi umunyamasengesho kandi ndi umwizera nkuko nabikubwiye. N'ukuri ko Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo asa nidukora ibyiza nituzemerwa. Yago yakoze ibintu byiza ariko umuntu wagiye guhagarara mu bye ntazabona umugisha w'Imana. N'ukuri reba n'ukuri ko Imana kuntu yadufashije tukaba tumeze neza. N'ukuri ko Imana yanyije asiba ibiganiro nahagazemo koko uwo mu ukaba uri gutambutsa ishimwe by'Imana yagukoreye. Imana yankoreye yarasibye ibiganiro byanjye uwo muntu koko
nakababwiye ati mugende kwa Yago bahampereye matera bahampera taci bahampera furati afite furati mu rugo ufite furati muka byana mwe baba we urareba amakuru indirimbo nziza urazibona umumama yambwiye ngo simati ngo sinzagira ngo furati ngo nimaguruke ngo nta televiziyo Yago ahita ngurira furati ariko umuntu ahaguruka siba ibintu bye koko musaza wanjye yarabikoreye akaruha karara amajoro ariko dufite ibyiringiro ko izagaruka kubera gusenga dufite imana ibiri dufite imana itari bayari dufite imana itari dagoni dufite imana we yumva gusenga niyo yo kwizerwa kuko niyo mana nyamana we yiyeretse riya ku musozi w'i Karumeli abahanuzi b'Bayali bifata ku munwa Bayali yabo yari yarananiwe kumva Eliya ahamagara Uwiteka umuriro uramanuka we dufite imana we yumva gusenga Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe barayisenze bongeraho no kuririmba inzugi za gereza zuguruka ntawe uzikozeho we dufite imana itari bayari kandi dufite imana yumva gusenga dufite imana itabara abantu dufite imana ikora ibitangaza kuri ko imana reka nkubwire Rosette dufite imana rero iyo mana ikora ibyo ngibyo nakoze ibyo tuyeretse umuntu wahakinze cano ya Yago ni musaza wanjye simati gara kandi imivumo yanjye izamukurikira imivumo y'abantu bose uyu muntu ntazabona umugisha muri iyi si nawe ibyo bizasiribangwe n'Uwiteka n'izina rya Yesu kandi nuko rero numvise uvuga ngo umudiaspora kandi nigeze kumva uri mu rukundo ngo rero uyu mudiaspora byagenze gute nirinze kumuvuma kuko nabonye arafite inzara turajya ngo tubwire muri make uko byagiye Imana yabwiye umugaragu wayo witwa Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya we ngo nukuri ibishimwa mu bigawa akanwa kawe kazamera nk'akanjye uri umuntu wamaze gukura ibishimwa mu bigawa akavuga ati jyawe sinziyadurisha ibyo kurya by'ibwami ndavuga ibintu by'isi bibi akavuga ngo ngiye mu nzira nziza umwuka w'Imana ukamuzaho icyo gihe arategeka bikemera rero uyu muntu nanze kumwaturaho ibintu bibi kubera yuko iyo mbimwaturaho byari kumukurikirana muzamureba n'uyu muntu wahakinze amacano ya Yago nukuri kw'Imana ndahamanya n'umwuka w'Imana yuko abantu tuzamubona kandi Imana izamugira akabarore uyu mudiaspora nabonye ashonje ndavuga atarampemukiye ni inzara ariko shobora kuba atari n'umudiaspora abasore basigaye muri iyi minsi banze gukora banga gukora bashaka kurya imitsi y'abakobwa reba ibintu navunikiye ariko Imana ntabwo ngo izareka intore zawe zitakira amanywa na nijoro Imana nayo ibwiye ngo Mana barampemukiye icyo gihe nigize no kujya gutira umuntu nagurishije imyenda nari mfite mujye munyihanganira rero gerageza ubamuze uko mbigenza narashonje ngeze ubwo ngurisha imyenda urabona ko nambara neza kamembe cyane ngeraho ngurisha imyenda naracuruzaga ngeraho ngurisha inkweto uri kumva gurisha nk'inkweto igura 25 nkayigurisha 1000 kugira ngo mbashe kunywa icyayi byagenze ite byaturutse kuki ndakubwiye ngo umudiaspora amaze kundya ibyanjye sinereka abantu amabere mwa bantu umudiaspora oya wambaye neza urikwije n'ukuri urikwije tunganya ku mikoro neza rwose kazi imbere gutya sinereka abantu amabere azarebwa n'umugabo wanjye twakomeje ikiraro tucyambuke neza ndi kukubwira ngo umudiaspora amaze kundya ibyanjye andiye amafaranga yanjye 400 andya telefone yanjye nari mfite ansiga ndi umutindi ansiga nta kintu ako murabona abantu barabona ko Smart Garo nakize harakabaho Yago isaha nziza ya Apple harakabaho Yago umugabo uhamye umusore usobanutse rw'izina ry'Imana musaza wanjye no kuri rero ako yifate we ndabibona yifate wowe n'uri umunyamakuru ndabibona cyane ni nziza cyane oya yirebe kwitonza ariko oya ni nziza rwose yirebe neza ukande irimo snap irimo ibintu byose Instagram byose za Twitter ni Twitter za Twitter yewe n'imbuga zose ziriho za TikTok
za tinitoni TikTok ibyo byose subiramo TikTok izo tinitoni byako yimereza reka nyigusubize iyi touch urabona ko ari nziza Imana yumva gusenga rero ngo Imana izadushumbushe rega ibyo abantu batunyaze burana yago Imana izamuzanira televiziyo twarayisengeye kandi twarizeye Imana yarumvise kubera ko Imana yabwiye umuntu witwa yabwiye umusaza bita Ndera iramubwira ngo Zakariya yabwiye umusaza witwa Zakariya waraga mu nzu ari umutambyi iramubwira ngo Zakariya we humura nubwo nacecetse narumvise nguhaye umwana w'umuhungu uzamwite Yohana Imana n'ukwiceceka yumvise iceceka izi ibibazo dufite kandi iranabikemura arata sibyo kuko niyo yo kwizera ishobora byose urikumva Kanga ira mama wanye ufite indirimbo ngo warahabaye ababisha bangose warahabaye urikumva ababisha igihe batugota ariko Imana ikahabarata sibyo ntago ndi kubwiriza abantu bihanganire niko Imana yangize kuko Israel avuze ngo sinkiri icyo abantu bifuza komba ahubwo ndi Imana ishaka komba cyo yampinduje amaraso ye yampinduye izina ampirindirisha nihanga simatigana Imana yampaye irindi zina n'izina rishya akuri ko Imana amateka urayishima Imana irayahindura uri kumva kandi n'ubu turashimira Imana rata mu Diaspora mbona yarazi ko nazagira kumbuka yabona afite touch yaratwaye indi uri kumva akabona ifite ubuzima bwe abana nambara neza ariko akoze umuntu kwiba ntaguce mu ijambo ubundi byaturutse kuki kujyanga kwibi ni rwa rukundo bavuze mwigeze kujya mu rukundo tubwire muri make yaraje aripfusha ngo ati smart garo nakupenda mu cyongereza kumva icyo ni Igifaransa cyane Icyongereza simbizi sinisi urumva smart garo nakupenda agatinda gukunda nawe utakara mu rukundo ariko mwabantu mwe rukundo ruraryoha bura reka mbabwiye nta kintu kiryoha nk'urukundo kubera ko n'Imana yaturemye mu rukundo rwayo niyo mpamvu Imana turayinezeza nubwo waba ukora ibibi Imana avuga ati uyu namuremye mu rukundo rwanjye nzamuhindura igikoresho cyanjye sibyo urukundo rero ni rwiza ashyira mu rukundo mwereka ibyo nkora hamwe ati smart garo warababaye ubabara mu rukundo n'ibiki byose ariko igihe n'iki gihe kukunezeza ariko mwabana asinzira nkavuga ati ariko Mana ugira neza ariko rataha ari igihe Imana ibasha kukwigisha ishuri ry'Imana ndangije mwereka ibyo nkora acuruza inkweto mubwancuruza amasakoshe ndamwereka aravuga ati okay ngewe nzaguhindura ubuzima kugeza ubwo ndi ibyanjye ni story ndende nazivuga umwaka ukaza n'undi bataha kumva bishatse kukubwira niki yarandiye ibyanjye ndanakubitika ndanakenaho gusigarana imyenda ye kuko nambaraga neza pese kuko inkweto nakoraga mu zone ncuruza nkambara inkweto nziza yego hahandi najyaga mu butayu nkakubitayo icyumweru nta kantu ndatamira nkaza nava mu butayu nkaza nkagurisha nk'ikanzu yanjye reba nk'ikanzu urayibona ntidahenze se wenda ku rugero rundiho irahenze hari n'uyireba bakabona irahendutse tujye tuvugisha ukuri sibyo ntitukibone kuko ubwibone n'intangiriro yo kurimbuka nkafata ikanzu yanjye naguze nk'ibihumbi nka 20 ni urugero nkayigurisha amafaranga 2,000 kwambasha kunywa icyayi kugira ngo iryo joro rike iminsi 2 hita yashira ngafata inkweto yanjye igura 30 nkayigurisha inote y'igihumbi nkabati Imana n'uyu ndawurenze uzama ibindi kugeza ubwo nasigaye nta n'imyenda afite ariko hakomwa ko Mana abiri ngiyaba Uwiteka tariwe wabaye mu ruhande rwacu ukababisha bacu baduhagurukiraga abo baba baratumazeho ariko turashima umwami Imana wabaye mu ruhande rwacu turashima umwami Imana wabaye mu ruhande rwacu dore kumva umuririmbyi narimba ngo umuba baro n'umunezero byose abinzanira mw'amahoro ntabwo nkwiye kujya niganyira ngo nibaza uko ejo nzaba meze ariko sinzi impamvu naririmbye cyane mwihangane n'ukomeze yego ndangije nkabwira Imana ngo uzantabara
hakaza abagabo bafite amafaranga atari ko simati garo wahita tukagwa amafaranga mukabana urukumva tukagira tukaraya tukabana tukaraya tukajaganyurana nawe ukaba nkabwira Imana ngo ariko Mana ko byose ubishoboye kandi ubitegeka kubera iki utahindura ubuzima ukamaho kuba ukampa ibyo kurya ukongera ukanyambika ubu umutima wanjye Imana indemyemwe amashimwe mfite amashimwe urikumva kuko mu bino mu byiza ngo dushimire Uwiteka kuko ni mwiza yabwiye Yobu ngo mbese Yobu ni yabwiye Yobu iramubwira ngo Yobu ninde muntu washinze ifatiro z'isi ese ninde wabuze umuntu washinze ifatiro z'isi Yobu ati ntabyo nzi ese ninde muntu wafunguye amarembo y'iki inyanja ninde muntu wageze umugozi wakagera iyisi ukamenya kumubaza ibintu Yobu ati ntabyo nzi ariko arangira ngo umenye yuko ushobora byose atahubwo ibyo bintu nibyo Imana imuhindura ubuzima mu bintu bugiza dushimira Imana Diaspora andya ibyanjye amaze kundya ibyanjye ngurisha imyenda ngurisha inkweto sigara ndi umukene sigara ntawe ufite wo guhagarara ku buryo najyaga ngenda mu muhanda ngo Mana basi muza n'umuntu wangaburira ndikumva inzara yanyishe ndikumva aba bango Mana nzi kuri Imana ufitanga ibiryo birarangira Imana igira neza umuntu ampinzu yo kubamo Imana umugisha umuntu w'umumama ampinzu y'amakaro baguhaye inzu nziza cyane y'ikitegerezo byari biturutse kuki yo ni y'Imana Imana ngo ifite abantu bayo yagutumaho umuntu wayo Imana ifite abantu bayo ikoresha n'ukuri muri bya 7,000 bitarapfukamira Bayali Imana yabwiye Yeremiya ubwo ngo ndokora kuko abahanuzi bose babishe n'ijye usigaye Imana avuga ati ndacyafite ibindi 7,000 bitarigira bipfukamira Bayali nkuko mvuga n'umutima wanjye vuga ngo Mana haracyari abantu bakigukorera kandi bagutinya haracyari abantu bakiranuka n'ukuri Imana imuzana umumama minzo kubamo nyimuka nta kintu ufite none se ntaguciye mu ijambo yarayiguhaye burundu yarayintije ngo nyibemo ntago yayambwa ariko igihe cyose Imana izagutabarira wumva urambiwe kuyibamo uzayinsubiza ariko urumva ntago yangiri yashyireho ntacyo atakoze ariko wa mama w'Imana iguha umugisha wa mama w'Imana guhaza uburame wampaye inzu yo kubamo n'ukuri ndagushimiye nyimuka nta kintu ndacyababwira nyimuka nta kintu cyo na kimwe mfite nta na kimwe Imana ikoresha rine gahonga irangurira amatera amakuvureri Imana imuhumugisha Imana ikoresha yago angurira frati angurira telefone n'ubwiza bw'Imana Imana ibagire neza niyo mpamvu mvuga ngo umuntu wangarira arine gahonga yire nukuri ko Imana ni muri babandi banze Yesu abandi Yesu yatuye imigati bakarya barangiza bakagira gute bagafata iya mbere byo kuvuga ngo nabambwe ari ntega ngo irenda mukunda n'umfura n'umubyeyi muzima nukuri ko Imana sinzi n'abantu mutarahura na ntega ngo ngayire nukuri mujya mu musengera afite umutima nazi ndetse n'umuntu witwa Tina aba muri Amerika n'unkunda cyane n'umumama unkunda cyane Imana imuhereza umugisha cyane arankunda pe genda basengera rero ndi kuvuga ngo nta hane Imana itakura umuntu kandi Imana yagize neza umuntu ugira ishyari umwene se nawe ubwiwe Imana yavumye umuntu witwa Gahini amaze kwica Abeli Imana iravuga ngo we Gahini nawe uzazerera mu isi ntuzabona ukwica umuntu ugirira nabundi nawe Imana imushyirira mu rugero yagereyemo mugenzi we niyo mpamvu nifuriza abantu ntimukagira amashyari ntimukagira urwango nimba runaka yateye imbere muvuga ati Imana wamufashije nanjye fasha ngire gute nanjye wanteza imbere nkakora bikakunda abantu bareka amashyari yego nukuri urakoze cyane none se byaje kugenda gute uwo mu Diaspora amajije kukwambura byaje kugenda gute ibyo rero nari nabirangije nkubwira ngo yantwaye telefone ntwara n'amafaranga 400 ariko uyu munsi ndabango Mana umutima umene wari ugiye kuba manager wa shop runaka cyangwa ngo ndagushingira iduka riranguza amaraputopu ujye ucuruza ntangiye kwitwara nk'abasirimu ariko murabizi no kurya nk'abasirimu no kwambara nk'abasirimu
abantu mwe mubyihore ibyo ngibyo wibigarukaho cyane gusa ndamusenyera bati Imana uriya muntu hari impamvu yabikoze kandi iyo mpamvu Mana wayihereho uneza intambwe n'ukuri. None abo bantu b'abagabo uri umukobwa mwiza cyane, abo bagabo bakwatakaga ngo mwe hajya no kugira cyo kujaganyurana mujaganyurane, wabigenza gute, wabihuza gute, wabyirinda gute, tubwire wabakira gute? Rero reka mbabwire umuntu ikintu cyica abantu no kutisobanukirwa kumenya uwo uriwe. Nta muntu nta mwizera cyangwa nta mwana w'ubugingo usambana, nta mwana w'ubugingo ugira ishyari, nta mwana w'ubugingo w'umujura, nta mwana w'ubugingo w'umusambanyi w'umusinzi, nta mwana ubundi umwana w'umucyo ahamya iby'urumuri rwa Kristo, sibyo? Kubera ko Pawulo nabwiye Timoteyo aravuga ngo Timoteyo we njyewe soje urugendo ariko nawe tera ikirenge mu cyanjye, sibyo? Ndabizi neza yuko ingorane ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, ariko gerageza gutera ikirenge mu cyanjye. Ndi mu nzu y'imbohe, ahandi mu nzu y'imbohe ngutumyeho kugira ngo nawe utere ikirenge mu cyanjye, sibyo? Ariko genda gusoza urugendo, sibyo? Bishatse kuvuga iki? Nimba waravuze ngo ndi umwana w'ubugingo, ndi umwana w'urugingo, ndi umwizera, ndi umudivantiste, nyihanganiye kuba ndi umudivantiste sibivuze yuko ntasengera no mu rindi torero bibamutse abibaye ari ngombwa, kubera ko Yesu nta limite yashyizeho kandi ntabwo yavuze ngo muzasenge muri itorero, ariko jyewe ndi umwizera. Ndumwizera. Rero kumbwira ngo uje kurara iwanjye cyangwa se ugiye nubwo wangurira etage smart garo seriye, nta kintu wampa cyatuma nzamura imyenda yanjye ngo ngiye gutya n'umwizera no. Kubera ko ari ndivuga ngo nubwo napfusha ibyo nkunda Yesu ni umagije, nubwo nahanwa n'inshuti Yesu ni umagije. Uri kumva? Mbese icyo ari cyo cyose cyaza kuri smart garo nta kintu cyankura mu mwambaro w'agakiza Yesu yanyambitse. Uko ni ukuri. Nubwo ambwira njye mbona abasore ngo baje kuntereta ngo smart ngo njye ngufite imodoka nziza, ngo ufite ngo inzu ngo nubasana ngo ariko ngura kubukize ni ku giti cyawe, kubera yuko muri iyi si tuzayivamo nta kintu tujyambaye n'umwambaro twambaye, ariko umuntu uri imbere niwe uzahagarara mu rubanza akavuga, Imana ikamubaza ngo mbese hari icyo nagushyiriye, ese ni ibiki wakoze? Imirimo yacu bizageragezwa inyuzwe mu muriro. Reba smart garo n'ukuri ko Imana mvuga ngo ndi umwizera, ejo ugasanga ngo ni jyewe ngo bafatanye n'umugabo ngo bamatanye ngo muri hoteli runaka, ngo smart garo ngo bafatanye ngo yamatanye ngo n'umusore ngo ahantu ngo kandi ngo disi ngo yajyaga tubwiriza. Ye baba we. None se tukiri aho abantu bavuga yuko ngo wavuye mu mwuga w'uburaya ngo kubera ko wari ushaje ngo ugahita ngo ukabivamo, ngo ukaba ariyo mpamvu nyine ngo uzana ibintu ngo kugenda ubwiriza ngo wishushanya, wababwira iki? Ariko wababwira iki? Ijambo ry'Imana bavuga ubwoko bwanjye bupfuye burimbutse buzize kutamenya. Smart garo nakijijwe 2014 ku itariki 25 z'ukwa 12 nakijijwe nari umukatolike, nasomaga ijambo ry'Imana, nari umuhereza, nari umuririmbyi, nari umukarismatike. Abantu njya nkunda gukora ikiganiro nkavuga ngo jyewe smart garo umusore twigize turyamana azabyandike muri comment. Ibyo ni ibyo abantu bibwira, ni ibyo abantu bimagina. Smart garo yego zabonana n'umugabo wanjye Imana yandemeye arahari, kandi kuko ijambo ry'Imana ngo nta kigore kizabura ikigabo. Niyo mpamvu ntajya nicira inzira, niyo mpamvu ntajya ntinda mu by'abantu, ntinda ku byanjye hatindana n'Imana yanjye. So
njya mvuga ngo ahantu hose ngoze ikiganiro sindava kuri channel runaka nimwe navuze ngo smart girl umusore twaba twararyamanye umusore nabona arariyibye umusore nabona arinjiriye muri ghetto ye nabyandika muri comment abo bantu bafite diamond tumwizina rya Yesu izina ariko reka mbabwire batazatuma mbavuma kubera yuko ntago umuntu ubeshyera undi ntago umuntu ubeshyera undi babu ubu se reka nkumvizere Rosette ibyo bintu naba nabikoze nkavuga ngo mwandike samwe kuri ibiganiro byanjye hari ikiganiro nakora ngo mve kuri cyo iri jambo ntarivuze umusore uzi neza yuko nazamuye akandeba mu maguru nabyandike muri comment nta hantu ndava ntavuze iryo jambo kugira ngo nimba mbeshya abantu baze bambeshyuze abo rero nabafite satani mu mitima yabo kandi abo rata baranikinisha abo bantu ni n'abasinzi kubera ko umaze gusinda avuga iby'umugoryi n'iby'ubupfapfa ibintu akora byose akumva n'undi arabikora akumva uburibwe afite mu mutima we yabutsindagira runaka kugira ngo amubabaze yewe nta wambabaza ndi umwana w'ubugingo nukomeza igihe simatigana tukiri aho ngaho mu buzima busanzwe ukora iki? Nkina filime. Nihe filime wagaragayemo? Filime ngaragaramo ni zitandukanye harimo iyitwa ya Gatarina hari n'iyitwa Ishiraniro hari n'indi yitwa Mweru na Muhima hari n'indi ndumva indi ntari kwikurura neza ndi kwikinamo imishyashya ariko nizo filime ndi kwagitinga. Reka twiyizire kuri filime ya Gatarina. Muri filime ya Gatarina ni nkihe seti ukina nyine ukumvira gushimishije? Rero bura filime n'ubuzima busanzwe kandi ubuzima bwa buri munsi. Iyo uri umukinnyi wa filime role bibaguhaye urayagitinga. Nk'ubu ubona ko nambaye gutya ushaka kuma role bavuga ati smart girl kinu umusinzi mwagira gute nkabyagitinga inzoga bazimose nabyagitinga nkagitinga nk'umuntu w'umusinzi koko kubera ko uva muri wowe ukajya muri wa musinzi bashaka kuba we cyangwa ati smart girl kinu uri indaya usibye ko jewe ibintu ukina nambaye ubusa nibyo bintu ntashobora ntago nakina nambaye ntago akina nambaye sexy oya nukuri ntago nakina nambaye ubusa nubwo yaba ari ikino nibyo ntashobora ushobora kuvuga ati smart girl acting uri indaya ntagitinga wenda nambaye ibintu wenda ndi indaya sibyo kubera ko filime nk'ubuzima busanzwe kuko hari uwundi muntu ubikora tuba turi gutanga inyigisho ese smart girl muri iyo filime ya Gatarina harimo abastari nka Yaka na mama w'abapampe bura baramutse barwaniye nyuma filime atari muri scene wakizana rero jewe ntago njya mbogama sibyo ko batanarwana timu ya Gatarina ni timu yubahana mboneye no gushimira boss wanjye Gatarina ariwe Mutoni Asia ni umuntu mwiza cyane ni umuntu n'inshuti yanjye ndamushimira cyane ariko rero abo barwanye yewe ntago njya mbogama no mu buzima niba uri mu makosa nubwo waba uri mama umbyara ndakubwira ati ibi ntago ari byo ntago njya mbogama bose nabakiza. Ni irihe somo wakuye kuri kiriya kibazo wahuye nacyo cyo gutekerwa umutwe n'umudiaspora? Ni irihe somo byagusigiye? Urakoze cyane Rosette. Isomo byansigiye nuko utizera umuntu nuko utizera umuntu kubera yuko wizera umuntu ugatangara guhemukiye uburyo utatekerezaga so nakunda ariko sinakizera umuntu kana kwijana yego kandi mbone no kugira inama abakobwa ntakagira umuntu uza ngo kwizeza ibitangaza wumve ko ari byo no banza utekereze yewe impamvu yanyizoje ibitangaza nkumva nibyo yarabanje akajyama kudufaranga duke akamfasha ndibuka na mama yigize kuba arwaye amibumbi 50 kashi urumva ari ugiye umuntu agera gukora utuntu dutoya tukakwa affecta yego kumwiyumvamo ndetse cyane no kumwizera ariko uyu munsi nta nukuri kwizera umuntu biri kure kuko na Bibiliya avuga ngo wizera umwana w'umuntu avuga nibyo nanjye nagiye kuvuga dusa nkaho tugana ku musozo warahemukiye mu rukundo ndakeka cyane ese uba wumva uza wakomeza gukunda cyane kudahirwa mu rukundo wumva mu rukundo uhagaze ute? Urakoze cyane Rosette kuri icyo kibazo
buriya rero imodoka igikora accident reka dufate urugero ku binyabiziga ishobora gukora accident wenda mu muhanda ujya wenda rugenzi cyo gihe ni umubabaro mwinshi kubagize ibyago ariko kuba ya modoka yakoze accident ntago bibuza izindi modoka kuba zahanyura kuba iyo modoka ikoreye accident aho hantu ntago bibuza izindi modoka kuba zahanyura byaste kuba bitaguhiriye undi byamuhira kandi ko bitaguhiriye umunsi gerageza kuko ejo byashoboka sibyo mu buzima gucika intege nicyo kibazo niyo makosa ibintu byose turapushinga tukagerageza kuba bitaramiri hariya bizamira n'ikindi gihe yego. Wow. Dusoza gira inama waha abakobwa muri rusange n'abantu muri rusange nihe nama wabagira abantu bafite ibibazo abantu bariho mu buzima butoroshye gira inama bagira cyane cyane reka ngira inama bagenzi banje abakobwa kuko nanjye ndi umukobwa uri kukurikira smart girl nifuza ko wagira ubuzima bwiza nifuza ko nakubona avuye ku rwego rumwe wagiye ku rundi ntago nifuza kubona wabaho mu buzima mbese bwo kumva watungwa n'umusore cyangwa n'umugabo runaka ufite umugore we nifuza kukubona wateye intambwe nawe ukitinye kugakora kuko urashoboye icyo uriya muntu yakagushukishije nawe wakagishatse ukakibona kandi ukakibona mu buryo bwiza mu mbaraga zawe kuko Bibiliya iratubwira ngo mu byuya byacu niho hazava ibidutunga ku muntu wari we wese rero wa mukobwa wekora ntago nifuza kuzakubona guteye inda uhetse umwana uyikoreye agataro kandi wakakoze ukagira ubuzima bwiza nawe ibyo ushaka ukabigeraho wishaka kuba nka runaka afite ubuzima bwe abayeho wishaka kuvuga ngo ndashaka kwambara nka runaka afite uburyo abona biriya bintu ahubwo baho ntawe wowe ubwawe Imana izaguha umugabo uzaba umubyeyi w'igihugu kandi uzaba umubyeyi utanga uburere ku bana bawe rero igakubaho nawe mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi kandi wiyubaha n'ukuri nicyo kintu mwifuriza wa mukobwa we nawe wa mumama utanga urugero ku bandi babyeyi muri sosiyete ubarizwamo urugero mu hantu hose ubarizwa nimba uri umucuruzi utanga urugero bwiza mu bucuruzi nimba uri umunyamasengesho utanga urugero bwiza mu banyamasengesho icyo ukora cyose ni ukuri shyiramo indangagaciro kandi zikuranga ni ukuri z'umunyarwandakazi. Tugana ku musozo smart girl hari abantu bavuga ngo smart girl ishushanya gira umurongo wo muri Bibiliya tubwira ugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari Yesaya 50 umurongo wa 7 Uwiteka Imana azantabara nicyo gituma ntamwara cyo gituma yankomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare rwose niyo muntu ugufasha n'ukuri kandi nawe ugufashe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane twishimiye kugutumira kuri kamera za One Fox TV show. Umva Imana izabateza intambwe umva chano yanyigere kure n'ukuri ndashimira Nine Gahongayire indirimbo yitwa warahabaye mugene muyirebe ni nziza ni indirimbo ndimo nanjye ndimo ndetse ndashimira na Yago musaza wanjye Imana igumye kugukomereza mu biyo uri kunyuramo kandi n'ukuri Imana izazana ya televiziyo na radio mu izina rya Yesu n'ukuri. Amen. Imana igumugisha. Murakoze cyane na chano yagizagaruka mu izina rya Yesu turizeye. Yego. Urakoze cyane ikiganiro cyari Star Vibes nababwira ngo mukomeze mukore subscribe comment like na share tuzakomezanye mu kiganiro gikurikira murakoze cyane.